akaba ariyo mpamvu rero nashakaga kubibutsa ikintu mucyumve neza ku itorero. Hari imihango myinshi twebwe tukigenderamo, ariko amadini yandi mw'isi agenderamo, leta zikayemera iyo mihango, abapagani bakayemera, kandi iyo mihango rimwe na rimwe bakayitira izina rya Yesu. Umuhango wa mbere ni umuhango wa Noheli, umuhango wa kabiri ni umuhango wa Pasika, umuhango wa gatatu ni umuhango w'umuganura. Turashimira Imana kuko yatubatuye mu bubata bw'imihango n'imigenzo twasigiye na basekuruza karande, twebwe Imana ikaba yarayituvanyeho. Nabwiye amadini arindwi akomeye hano muri iyi si. Ayo madini aba yakubiyemo yose, ndetse n'idini rya Gikristo, abafite imyemerere yose ya Christianism, bamaze kwemerera ubutegetsi leta z'isi kubinjizamo politike ngo bahuze ibya Kayisari n'iby'Imana. Mu gihe Yesu yavuze ngo ibya Kayisari mu bihe Kayisari n'iby'Imana mu bihe Imana, ariko bo barabihuje bimera nk'ubusambanyi imbere y'Imana, kuko Imana yibonye bahuje ibyo bintu, abantu bazakomeza kuba mu mihango y'ibyarangiye, kandi iyo mihango kuyibamo egare guhakana icyo yashushanyaga cyamaze kubaho. Mu Bakorinto urwandiko rwa mbere 15:20 haravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Umuganura ku Bisirayeli byabaga mu buryo physically, bakabikora pratikoma, ugasanga babishyize mu bikorwa by'Imana babwiye, ariko byose byari symbole, byari igishushanyo cyo kuzazuka kwa Yesu. None Yesu yarazutse nkuko biri bitubwiye. Abantu barizihiza umuganura mu buhe buryo? Reka tureke abapagani bo bayizihiza, ariko abizera bizihiza umuganura mu buhe buryo? Kugeza ubwo batuma abantu maturo, kandi ari amaturo Abisirayeli bayatangaga mu buryo bw'igishushanyo cy'uko Yesu ari uzaba ituro ry'abari mu isi yose. Yesu yamaze kuba ituro, yaraturiwe Imana, abituro ry'abari mu isi yose. None abantu baracyabwirwa ngo nimuzane amaturo ku munsi w'umuganura. Bivuga ngo murimo gushushanya ko Yesu ataraza we nk'ituro uzaturirwa bari mu isi, kandi akabituro ry'Imana. Paulo yabwiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere 5 kuva ku 3 kugeza ku 8. Bibiri ivuga ko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Ntabwo Pasika ari umunsi, ahubwo Pasika ni Yesu. Pasika si ahantu, Pasika si igihe, Pasika ni icyatambwaga kuri uwo munsi. Icyo cyatambwaga yabaga ari umwana w'intama. None uyu munsi uwo mwana w'intama yarabonetse, ni we Yesu Kristo, yamaze kuba igitambo, yaratambwe. None n'uyu munsi baracyavuga ngo turizihiza ngo Pasika. Ibi ni ibiki kweli? Iyo murimo kwinjira muri iyo mihango, muri kwereka abapagani yuko Pasika itari yabaho. Ntabwo Yesu aratambwa, ntaraba igitambo. Ni ukuvuga ngo Kristo yatambwe rimwe. Iyo twongera kugaruka muri uwo muhango uvugwa mu isezerano rya kera, nyamara mu isezerano rishya batubwira ko byarangiye, tuba tumeze nk'aho tugaragaza ko iyo Pasika tukirindiriye, kuko turi kubikora mu buryo bw'ibimenyetso, dutegereje ko iyo Pasika itambwe. Niba rero yaratambwe rimwe, Yesu akaba aratambwe rimwe, Pasika turayambaye, Pasika turimo, Pasika tuyiryamamo, tuyibyukiramo, tuyigenderamo, tuyiriramo, tuyibamo iminsi yose. Ni mpamvu Paulo yavuze ngo ngendana urupfu rwa Yesu mu mubiri wanjye iminsi yose. Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe, kandi muwaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariho munyura, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Abantu bararushye, urarushye mu mutima wawe, umutima wawe urananiwe, nuko utigeze uhagarara mu nzira ya nyayo. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Duhaye ikaze abantu bo kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana mwese. Turashimira Imana kuko itwemereye kongera kuboneka muri uyu mwanya, no kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Turashimira Imana. Rero duhaye ikaze buri wese ahari mu bihugu bitandukanye, ku migabane yose iri ku isi, kandi tubashimira umwanya mufata mugakurikira ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho. Muri abasangira ngendo beza, kandi muri abana b'ubwami, ko abantu bumva ubutumwa bwiza twigisha n'abana b'ubwami, kuko Imana yaduhagurukije muri iki gihe kugira ngo tugaragaze ukuri, ndetse tugaragaze n'ibinyoma amadini yaratwigishije atubwira yuko turi mu nzira ijya mu ijuru. So umuntu wese rero ufata umwanya agakurikira ubutumwa bwiza butangwa kuri Iron TV, nagira nkubwire ngo uri umwana w'ubwami, kandi ukomereza aho ngaho, Imana izakugeza kure wowe utatekerezaga. Duhaye n'ikaze mwese bene data mwese abakristo babarizwa muri AFGMI,
Iron Family of Jesus Christ Ministries International. Mwese tubahaye ikaze abari ku migabane yose iri ku isi muteraniye kuri Gugumeti, ndetse niba ari n'abashyitsi nabo babashije kuza, twapostinze link ku matelefone yacu. Namwe tubahaye ikaze muri aya materaniro live kuri Gugumeti. Dukomeje guikaze abantu mwese bashya bamaze kwinjira muri iyi ministeri muri iyi minsi. Mwese mwivemo ikaze. Uyu munsi turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025, akaba ari ku cyumweru. Umunsi amadini yose ku isi yose ndetse n'atari amadini na za leta z'ibihugu, amakampani akomeye, ibigo bikomeye ku isi, abikora ku biti byabo, umunsi wahariwe pasika, cyane ko bo bayita ngo ni Easter. Nago njya nubavuga pasika, bura Easter nayo ugiye gusesengura n'ikindi kintu gikomeye cyane kuko nta hantu bihuriye na pasika. So turashimira Imana rero ko itwemereye kuboneka muri amateraniro. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi shaka kubaganiriza ku ijambo riremereye, mu butumwa bukomeye cyane numva Imana yampaye giye kubagezaho kuri uyu munsi. Nyine amadini yose n'abatari mu madini bahariye ngo umunsi wa pasika. Turashimira Imana kuko yatubatuye mu bubata bw'imihango n'imigenzo twasigiye na basegokuruza karande, twebwe Imana ikaba yarayituvanyeho. Ikindi tukaba twaramaze gusobanukirwa neza ubuhanuzi bwa Bibiliya, icyo bwagiye buvuga kuri Yesu, kuza kwe mu isi, gupfa kwe no kuzuka kwe, ndetse n'icyo burimo buravuga muri iki gihe cyacu cya none turimo. Twebwe rero aho hantu twarahabohotse, twarahambutse, ntabwo tukiri mu mihango y'ibintu byarangiye. Muzajya kubona mubone amadini yizihiza cyane ibintu bigeze muri 4, ariko nimvuga amadini mwumva amadini yose, yaba ayemera Yesu n'atemera Yesu, ibyo bintu babihuriyeho. Ndetse ugiye no muri za leta z'isi nazo ibyo bintu babihuriyeho. Ubwo ruvuga ngo abapagani, abajura, abasambanyi, abicanyi, abatinganyi, abakora ibifuti byinshi, ndetse n'abitirirwa izina ry'Imana, iyo minsi mikuru bayihuriraho. Ukibaza rero iyo minsi mikuru yemerwa n'abapagani, ikemerwa n'abatizera, ikemerwa na za leta muri politike zazo, ikemerwa n'amadini, niho tubona yuko koko ikintu cyitwa imyemerere yose iri hano muri iyi si ibumbiye mu cyitwa ngo niyobokamana mu madini yose yo ku isi, koko cyabaye Babuloni. Kuko narababwiye ngo Babuloni igisobanuro cyayo ni ibintu bitatu. Nababwiye ngo Babuloni bisobanura urudubi mu myemerere, kunyuranya mu myumvire, akajagari mu kwemera Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ntabwo Bibiliya abantu bose baba ko bizeye Yesu bayihurizaho, ndetse na za leta nazo zifatanyije n'abo bantu ntabwo babihurizaho. Bamwe na leta yarigeze ijyaho, nabonye Amerika perezida waho arahira kuri Bibiliya, ariko ibyo bakora n'ibibavamo gasanga binyuranye na ya Bibiliya yarahiriyeho. Sibo gusa, hari ibihugu byinshi bikoresha Bibiliya cyangwa se Imana mu kurahira. Hanyuma mu buryo bwumvikana, Babuloni ni urudubi rw'imyemerere yose iri hano muri iyi si, ndetse rukomatanije na politike ziyoboye iyi si mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose. Mwani magambo, niyobokamana ryahujwe na politike z'isi. Nabahaye urugero ko Imana cyatumye ifata Babuloni y'iki gihe kayita Babuloni, yo mu buhanuzi tubona yuko hari ikindi kigeze kubaho kera cyitwaga Babuloni. Icyo cyitwaga Babuloni ni ikihe? Ni Babuloni ya kera yo kwa Nebukadinezari, Uri y'Abakarudaya.
ariyo Irake y'uyu munsi. Ukuvuga ngo Babuloni ya kera nk'igihugu nk'ubutegetsi yayobowe n'umwami w'abami wa mbere Nebukadinezari, yari leta ikomatanije idini na politiki. Kandi magambo bahuje imyemerere, ukwemera na politike yari igize iyo Babuloni. Kandi politike yari igize Babuloni yari ikubiyemo gusenga ibigirwamana bitandukanye by'amoko menshi. Noneho hakiyongeraho rero n'igitugu cya Babuloni mu gutegeka no kwigarurira abari mu isi yose. Babuloni yategekaga ibihugu 127. Mwari magambo yari isi yose. Noneho rero yari leta ikomatanyije idini na politiki, ikagira isengero. Iyo mvuze isengero ubwo ni ingoro z'ibigirwamana. Tuvuga isengero kuko ari by'abantu bafashe, ari by'abantu bamenyereye n'ubu batari bumva ko ibyo nta hantu bihuriye n'urusengero Imana ivuga. Ijambo ry'Imana uko ribivuga. Yari leta ikomatanyije idini na politiki, ikagira isengero nini n'intoya zirenga 1000. Noneho kuko Nebukadinezari yigaruriye amoko yose yo ku isi y'abantu, na Isiraheli yajemo. Turabibona muri 607 imbere y'ivuka rya Yesu. Nebukadinezari amanuka akajya i Yerusalemu, akajya gutwara abayahudi, akabazamukana akabajyana i Babuloni. Turabibona muri 710 mu mateka, aho Nebukadinezari yongeye kwigarurira imiryango 10 yose yari mu majyaruguru ahitwa Samariya, ya yindi yari yaritandukanyije n'umuryango wa Yuda na Benjamini nayo y'Abisiraheli. Ya yindi wose yahanuriye avuga yuko ngo Efurayimu ngo yivanze n'andi mahanga, ngamera imvi z'urutarutaru, ngamera nk'umutsima utaze uhiye iruhande rumwe. So rero Nebukadinezari muri 607 yamanutse agiye Yerusalemu atwara abayahudi. 710 Abashuri Siriya itwarira imiryango 10 yari mu majyaruguru Yerusalemu irayijyana. Nebukadinezari arangije ajyana n'iyo miryango yose, arayiyobora, ndetse n'Abashuri barimo kuko urumva yategeka isi yose. Birangiza yaba iyobokamana rya gipagani n'iyobokamana rya nyaryo y'Imana Uwiteka nyir'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko yari yaryigaruriye. Byose bikomatanyiriza hamwe, kandi ashaka ko izo mana zose zisengwa. Musenge Imana nyir'ijuru, ariko musenge n'imana z'ibigirwamana nawe mu musenge kandi. Icyo rero nicyo cyitwa Babuloni ya kera. Akaba ari Imana yaje kugaragaza mu buryo bw'ubuhanuzi mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ndetse no muri Yeremiya yarabihanuyeho na Danieli yabishuriweho. Nicyo Imana igaruka icyita Babuloni ikomeye muri iki gihe cya none. Ni ukuvuga ngo ni imyemerere yose iri hano muri iyi si, yaba imyemerere yemera Imana gusa itemera Yesu, yaba imyemerere yemera izindi mana, kuko Bibiliya ivuga ngo Satani ni imana y'abiki gihe. Mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 4 umurongo uhere ku murongo wa 3 kumanuka hasi, tubwira ko Satani ari imana y'iki gihe. So hari indi myemerero yemera iyo mana y'iki gihe, amadini ya gipagani. Buriya n'abapfumu nabo, abaterekera, ababandwa, buriya nayo ni amadini ya gipagani, kuko nabo bafite indi mana bemera ariyo mana y'iki gihe Satani. Noneho hakaza n'abemera Imana nyir'ijuru binyuze mu izina rya Yesu, ariko ugasanga imihango, imigenzo, politike z'isi byose byaraje birivanga, babihuriza hamwe kandi bakomeza kwitirirwa izina rya Yesu. Kandi Bibiliya itwereka yuko kuva kera Imana ihamagara Abraham yamukuye muri politike z'andi mahanga, imukomora mu bwoko bwa Isiraheli, irangije ibaha amategeko yayo bagenderaho. Kandi intego y'Imana ifata Abraham imuvana muri Irake, muri Babuloni Uri y'Abakarudaya, imujyana i Kanani muri Isiraheli mu burasirazuba bwo hagati, kugira ngo ubwoko buzamukomokaho ari bwo buzamenyekanisha Imana nyir'ijuru n'isi mu migabane yose isigaye. Kubera yuko Isiraheli iri mu mutima w'isi, uburasirazuba bwo hagati, impamvu Imana yavanye Aburahamu ku ruhande
imujyana hagati mu isi kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bw'Imana nyir'ijuru yamenye buzafata indi migabane, kuko Isirayeli yari izengurutswe n'imigabane itatu: Aziya, Uburayi ndetse na Afurika. Noneho rero Aburahamu Imana ashaka ko ubutumwa buva kuri we kubamukomokaho bose bugafata umugabane wa Afurika, bugafata umugabane w'Uburayi, bugafata n'umugabane wa Aziya. So icyo gihe rero Imana yagira ngo isi yose iyimenye, iyoborwe n'amategeko yayo. Ntabwo Imana ashakaga yuko ubwoko bwabo buyikomokaho buyoborwa n'imitegekere y'abana b'abantu, politiki z'isi. Ntabwo Imana yabishakaga. Niyo mpamvu Imana amuvanye mu bantu, mu banyamahanga, imujyana i Kanani, iramwimenyekanisha, arayimenya, imuha amabwiriza n'amategeko agomba kugenderaho, imuha amasezerano. Umunsi umwe Balamu agiye kuvuma Abisirayeli, igitabo cyo kubara ibice 21, 2, 3, ahamagawe n'umwami Baraki, yitegereje ubwo bwoko bwa Isirayeli agiye kubuvuma, ngabona n'ubwoko butura ukwabwo butazabarwa mu mahanga, kandi ngarebye hagati muri bwo abonamo intare, kandi intare y'ingore ibwicayemo. Buri intare y'ingore igira amahane kuruta intare y'ingabo, kandi noneho irwanira abana bayo. Arangije aravuga ngo n'ubwoko butura ukwabwo ntibuzabarwa mu mahanga. Itorero rya Yesu mu isi ni ubwoko butura ukwabwo budakwiriye kwivanga no kubarwa mu yandi mahanga yose, buyoborwa n'icyo bita teokarasi. Ibavuze teokarasi ni ijambo ry'Ikigiriki, ni ukuvuga ngo teosi bisobanura Imana. Ibavuze teokarasi bashatse kuvuga ubutegetsi bw'Imana, ubutegetsi bw'Imana bukomoka ku Mana. Rero ntabwo itorero rya Yesu riyoborwa n'icyo bita politike z'isi, ahubwo itorero rya Yesu ryo rigorora politike z'isi kugira ngo zibashe gufasha abantu batahura n'akarengane, kuko politike z'isi zibamo kurenganya abantu cyane. Niyo mpamvu nta hantu itorero rihurira na politike z'isi, nta hantu rihurira n'imitegekere y'isi, ahubwo ryo rigenda ryerekana uko abantu bakwiye kubana mu mahoro, uko dukwiriye kugandukira abatuyobora bakatwumvira natwe nk'itorero, kugira ngo Imana ikomeze kuba bose muri bose. Rero icyitwa Babuloni gitandukanye n'ibyo. Icyitwa Babuloni cyo cyahuje ibyo bintu, kuvuga ngo ayo madini ya Gikristo n'atari ya Gikristo, yaba Islam n'andi madini narababwiye mu cyumweru gishize, nababwiye amadini 7 akomeye hano muri isi. Ayo madini abayakubiyemo yose, ndetse n'idini rya Gikristo, abafite imyemerere yose ya Christianism, bamaze kwemerera ubutegetsi, leta z'isi kubinjizamo politike ngo bahuze ibya Kaisari n'iby'Imana. Mu gihe Yesu yavuze ngo ibya Kaisari mube Kaisari, n'iby'Imana mubihe Imana, ariko bo barabihuje bimera nk'ubusambanyi imbere y'Imana, kuko Imana yibonye bahuje ibyo bintu, ifata abayemera ikabona ko bagiye gusambana n'imyemerere cyangwa se na politike n'imyumvire y'imitegekere y'abana b'abantu. Niyo mpamvu rero icyo nicyo cyitwa Babuloni. Tuzakiga tugeze mu gice cya 18 na 17 cy'ibyahishuwe, ubwo tuzaba dutangiye igitabo cy'ibyahishuwe muri Bible Study. Nk'uko mubizi, ngira ngo murabizi ko tugeze ku rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abatesalonike. Twahereye mu Baroma tugeze mu Batesalonike. So akaba ariyo mpamvu rero nashakaga kubibutsa ikintu mu cyumve neza ku itorero. Hari imihango myinshi twebwe tukigenderamo, ariko amadini yandi mu isi agenderamo, leta zikayemera iyo mihango, abapagani bakayemera, kandi iyo mihango rimwe na rimwe bakayitira izina rya Yesu. Umuhango wa mbere ni umuhango wa Noheli, umuhango wa kabiri ni umuhango wa Pasika, umuhango wa gatatu ni umuhango w'umuganura. Noheli, Pasika n'umuganura. Iyi mihango ni imihango nyine. Kuki bayita imihango? Nabo ubwabo kandi barabyira bakabyita imihango. Noheli bakavuga ko isobanura kuvuka kwa Yesu. Pasika bagasobanura ngo ni urupfu rwa Yesu.
ngo ni ukwibuka gupfa no kuzuka kwa Yesu, niko babyita bo, barabivanga bahuza gupfa no kuzuka kwa Yesu. Umuganura wo ugaruka cyane muri za leta, bakunda kuyifashisha cyane nk'iwacu mu Rwanda barawugarukaho cyane, kubirebana n'imyaka abantu bakibukiranya ibihugu byarumbukaga, ndetse leta zikagaragaza n'iterambere ry'igihugu rigeze no mu buhinzi n'ibindi n'ibindi. Mu madini ho rero bakavuga ko ari ituro ry'umuganura, nk'uko Imana yarategetse abisirayeli kujyana ituro ry'umuganura, bakarijyana i Yerusalemu ku munsi w'umuganura ku rusengero gutura. Rero abanyamadini bashishikariza abantu kuzana iki? Amaturo ku munsi w'umuganura. Mu Rwanda ngira ngo tuwizihizane mu kwezi kwa 8 harya jada amasena twibutse, cyangwa bakahita reba imwe mukora muri leta, ni mu kwa 8 ni mu kwa 7 iya mbere zo kwa 8. Yes, ngira ngo naho bagira umunsi mukuru, abayobozi bagahura, abantu bakazana ibigori bagateka ibintu bitandukanye nyine bya Kinyarwanda. Sinzi neba namwe mu Burundi mujya mubikora namwe umunsi w'umuganura murawizihiza. Mu ndavuga muri leta, ntabwo mvuga muntu uzamo mu madini yo rabigira ndabizi. Muri leta namwe murawizihiza? Oya. Mu Burundi umunsi mukuru w'amakomine. Kandi nabo nyine baca bajya ibyo kurya bihingwa ino mu Burundi. Ubwo niwo n'ubundi nuko bavuga muri ubwo buryo. Leta zo mu isi nazo zirabikora. Noneho ukibaza ibintu byitirirwa izina rya Yesu. Ubundi ibintu byose byitirirwa izina rya Yesu ni ibintu bitera abantu gukizwa. Ikintu cyose cyerekeza kuri Yesu kizanira abantu agakiza. Niba abantu bizihiza Noheli ngo ni ivuka rya Yesu, bakayizihiza bajya gusambana, banywa inzoga, bakora ibyaha byinshi bitandukanye ku isi yose, abapagani bakabyizihiza, za leta zikabyizihiza, hakashyirwaho za konje ngo abantu be kujya gukora ibi bintu, bigasoza nta muntu ukijijwe, ahubwo abantu barushiye kuba bapagani no gukora ibibi byinshi. Kandi ubwo uwo munsi Imana urimo, uwo munsi urahari. Kabiri, niba abantu bavuze ngo pasika, ubu pasika abantu babaza, abantu hano mu gihugu ndimo ho none babirenze ukwemera, n'ibintu birazamuka bigahenda. Ubu abana bose ku mashuri barabohereje ngo baze mu minsi mikuru, ntabwo bari ku mashuri bo barabohereje ko bari bakiga, n'abanjye baraje. Ubwo abarimu nabo baragiye mu minsi mikuru, abandi none ntangabo bahita basubira mu byaro guterekera no kubandwa n'ibindi, kuko hano wowe nibyo biberamo gusa. Ubu bagiye ku bapfumu, bagiye hehe. None ukibaza ibi bintu byitirirwa ngo gupfa no kuzuka kwa Yesu bidahindura umupagani ngo umuroza akizwe, umusambanyi akizwe, umujura akizwe, umuntu wese ukora amabi akizwe, ahubwo nakaba ari wo munsi wo gukora ibibi. Nagiye mbona aho abantu bajya munuza mu tubari bakumva indirimbo z'abahanzi, kandi izo ndirimbo zimwe zirebana n'iyobokamana, ugasanga barazibyina baraziceza. Ariko nongera nanone kumva izindi ndirimbo ishyirwamo mu kabari bagahita bavuga ngo vanamo iyo ndirimbo ntituyishaka, cyangwa yanajyamo ntibabyiteho, mu gihe izindi zo zaririmbwaga bakaziceza. Urugero, nagiye nkurikirana indirimbo z'uwitwa Theo bose babireba, zicurangwa mu tubari hose bakaziceza bakazibyina. Indirimbo z'uwitwa Israel Mbonyi mu tubari mu mabara akomeye ziba zirimo, n'abapagani baba baziririmba. Ariko hari indirimbo idashobora kuririmbwa mu kabari ngo abantu bayiririmbe, ahubwo ugira ngo hari ikintu kibayeho. Bivuga ngo hari ibintu byitirirwa iyobokamana, bikitirirwa ngo ni ubutumwa bwiza, kandi atari ubutumwa bwiza. Kuko ubutumwa bwiza butera umunyabyaha kwisuzuma no kwimenya, akibonaho ikibi, yarangiza agahindukira. Ariko mu gihe ibintu byitiriwe ubutumwa bwiza ahubwo bigatera abantu kurushaho kuba babi, cyangwa bakabyenjoyingira mu byaha barimo, ntabwo ibyo ari ubutumwa bwiza. Ahageze ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza mo buravugwa, buri wese atinda ku buzima bwe akitekerezaho, kuko aho Imana iri buri wese yibonaho ikibi, yibonaho ububi bwe. Nuko bimeze. Ubutumwa bwiza bw'ambi bw'Imana ni Imana ubwayo. Rero iyo buvuzwe ni Imana iba yahageze, buri muntu wese mu isi ahita yibonaho ububi bwe.
naho niba abantu bavuga ngo barumva ibintu ngo indirimbo ntibibone bubi bwabo, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Icyakoze byitirirwa iyobokamana ariko si ubutumwa bwiza. Ari nabyo muri kubona muri ibi bintu by'iyi mihango mbabwiye, Pasika, Noheli, umunsi w'umuganura. Ntabwo ibi bintu byaba ari iby'Imana koko ngo bituma abantu bose babijyamo ntibahinduka, ahubwo babyenjoyinge mu gukora ibyaha. Maze kandi abanyamadini akavuga ngo okay, ngo niba babikora ngo nta kibazo, ngo ariko twebwe ngo nk'abakijijwe ngo tugomba kubikora ngo mu izina rya Yesu ngo bipfa kuba ari byiza. No, niba mwebwe mubikora bikaba bidahindura abo muri kubikorera, bibamariye iki? Katuvuye kuri Pasika, niba uvuga ngo rizihiza Pasika, kuri Pasika abasambanyi bakaba barushaho kwiyongera, abajura bakarushaho kwiyongera, abicanyi bakaba barushaho kwiyongera, abantu banywa inzoga, ibiyobyabwenge bakaba barushaho kwiyongera, abajya kwenjoyinga ku mabici bambara ubusa bajya mu mazi bogana n'abamarine basambanira mu mazi bagira gute, abanywa inzoga bakazinywa bagira, bikaba byarushaho kwiyongera. Iyo Pasika mwebwe muvuga ngo mwijije, mwebwe muri mu madini, yabamariye iki itagiye guhindura abo bantu ngo bakizwe? Kandi none ugasanga benshi mu bitirirwa iryo zina nabo bagiye muri ibyo ngibyo, bari ku mabici, bari ku mazi, barimo bicaranye n'abasinzi n'abasambanyi ngo bagiye kuryoshya ngo umunsi wa Pasika. We, hari n'abatumira imiryango yabo, imiryango ikaza ari impagani, bakabagura inzoga bakanywa ngo ni ukwenjoyinga. Wende bakanywa ibitarimo imisemburo, ariko abo batumiye bakabaha imisemburo. Ubwo siyo ni Pasika? So niyo mpamvu twasobanuye Pasika ko abantu bayumvise nabi kubera amadini. Nta hantu bihuriye inshuti z'umusaraba n'agakiza ibyo. Kuko nababwiye ngo mutaramanya gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya, abantu bazakomeza kuba mu mihango y'ibyarangiye, kandi iyo mihango kuyibamo egare guhakana icyo yashushanyaga cyamaze kubaho. Kuko niba twizihiza Noheli, nayo kandi turabizi Noheli aho yaturutse n'ikirwamana cyayitirirwaga cyitwa Mitera, mu by'ukuri ukayizihiza urimo kwerekana ko Yesu atari yaza mu isi. Kuko bavuga ngo ivuga kuvuka kwa Yesu. Nose Yesu aracyavuka? Yesu se ntabwo yari yaza mu isi? Ni ukuvuga ngo ako kanya mama kwerekana yuko dusa nkaho dusubiye mu bihe bya kera. Niba tuvuze ngo turizihiza umuganura, umuganura usobanura mu Bakora n'urwandiko rwa mbere 15:20, haravuga ngo ariko none Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Umuganura ku Bisirayeli byabaga mu buryo physically, bakabikora pratikoma, ugasanga babishyize mu bikorwa by'Imana babwiye, ariko byose byari symbole, byari igishushanyo cyo kuzazuka kwa Yesu. None Yesu yarazutse nkuko biri bitubwiye. Abantu barizihiza umuganura mu buhe buryo? Reka tureka abapagani bo bayizihiza, ariko abizera bizihiza umuganura mu buhe buryo? Kugeza ubwo batuma abantu amaturo, kandi ari amaturo Abisirayeli bayatangaga mu buryo bw'igishushanyo cy'uko Yesu ari uzaba ituro ry'abari mu isi yose. Yesu yamaze kuba ituro, yaraturiwe Imana, abituro ry'abari mu isi yose. None abantu baracyabwirwa ngo nimuzane amaturo ku munsi w'umuganura. Bivuga ngo murimo gushushanya ko Yesu ataraza we nk'ituro uzaturirwa abari mu isi, kandi akaba ituro ry'Imana. Gatatu ngo Pasika. Pasika Paulo yabwiye Abakora mu rwandiko rwa mbere 5 kuva ku 3 kugeza ku 8. Bibiri ivuga ko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Ntabwo Pasika ari umunsi, ahubwo Pasika ni Yesu. Niyo mpamvu muri Egiputa mu bice 12 by'igitabo cyo Kuva, Imana yababwiye yuko izatanga yabwiye Abisirayeli ngo batoranye umwana w'intama utaramara imyaka 3 umwaka avutse. Ngo kuko uwo mwana niwe Pasika y'Abisirayeli muri rusange bose. Rero uriya mwana w'intama watambwe nayo Imana yaje kuvuga ngo bizakomeze kubaho ibihe n'ibihe ku Bisirayeli, yashushanyaga Yesu. Ntabwo Pasika ari umunsi, Pasika si ahantu, Pasika si igihe, Pasika ni icyatambwaga kuri uwo munsi. Icyo cyatambwaga yabaga ari umwana w'intama. None uyu munsi uwo mwana w'intama yarabonetse ni we Yesu Kristo, yamaze kuba igitambo, yaratambwe. None n'uyu munsi baracyavuga ngo turizihiza ngo Pasika. Ibi ni ibiki kwera? Iyo murimo kwinjira muri iyo mihango, muri kwereka abapagani yuko Pasika itari yabaho. Ntabwo Yesu aratambwa, ntaraba igitambo.
murabura kubwira abari mu isi yuko Yesu yatambwe, yazutse, azagaruka gutsemba, guhemba no guhana, kandi kabumvira ubwo butumwa bakamwizera bazakizwa. None musubije abantu mu kugaragaza yuko Yesu umwana w'intama w'Imana agiye kongera, cyangwa se tumutegereje ngo abe igitambo, kuko abisene babikoraga babaga babikora mu buryo buri pratique, ariko barimo kwerekana yuko hari igitambo kizaza mu isi, ari cyo Yesu ari we mwana w'intama. Kuko Paulo avuze ngo ariko noneho Yesu Kristo yaratambwe, akaba ari we pasika yacu yatambwe. None se ubwo dukwiye kugaruka muri uwo muhango. Niyo mpamvu mbabwira ngo twebwe ntabwo iyi pasika ari umuhango uza rimwe mu mwaka nk'uko isi yose ibyizihiza, n'abapagani n'abicanyi n'abasambanyi, za politiki zo zikabishyira mu bikorwa, abanyamadini bakabishyira mu bikorwa, kuko bamaze guhuza ikintu cyitwa Babuloni. Ahubwo pasika ni Yesu watambwe rimwe, kandi uwo Yesu watambwe rimwe niwe dusanga umwanditsi w'Abaheburayo yavuze mu gice 9:27, yaravuze ngo kandi nk'uko abantu bahawe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo yamaze gutambwa rimwe ngo yishyiraho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambirira ibyaha, ahubwo abonekerere abamutegereza bose kubazanira agakiza. Ni ukuvuga ngo Kristo yatambwe rimwe. Iyo twongera kugaruka muri uwo muhango uvugwa mu isezerano rya kera, nyamara mu isezerano rishya batubwira ko byarangiye, tuba tumeze nk'aho tugaragaza ko iyo pasika tukirindiriye, kuko turi kubikora mu buryo bw'ibimenyetso, dutegereje ko iyo pasika itambwe. Niba rero yaratambwe rimwe, Yesu akaba aratambwe rimwe, pasika turayambaye, pasika turimo, pasika tuyiryamamo, tuyibyukiramo, tuyigenderamo, tuyiriramo, tuyibamo iminsi yose. Ni mpamvu Pawulo yavuze ngo ngendana urupfu rwa Yesu mu mubiri wanjye iminsi yose. Urupfu rwa Yesu tubana narwo, ruri muri twebwe. Vuga ngo tugomba guhora iteka ryose twibuka ko Yesu yadupfiriye, tukibuka ko Yesu yazutse. Twamara kubyumva no kubyibuka, tugashaka kumenya ngo yadupfiriye kubera iki. Ese ko yazutse ni iki kigiye gukurikiraho? Nyuma tugasaba Imana ngo iduhe guhora tuzirikana icyatumye apfa. Kabiri, duhora tumwiteguye ko yazutse azagaruka gutwara abamwizeye. Noneho twe tukabana nabyo bikatubamo iminsi yose. Nyuma yaho ubwo butumwa tugahora tububwiriza bari mu isi yose. None amadini ngo ubu yabuvuze uyu munsi. Ubu mu madini yose bashyizeho imihango, muri Katolike bashyizeho imihango, mu barokore bashyizeho imihango, muri Anglikani ubu hari imihango, bahinduye imyenda, bambaye ibikanzu, bambaye ibintu mu majosi, bandi bambaye imyenda yera, bandi makorari yambaye uko atajyaga yambara. Ubu hari ibintu birenze ukwemera. Mu by'ukuri bashyigikiye ikinyoma cya Satani cyo gukomeza gupfobya urupfu rwa Yesu. Ntabwo pasika inasobanura urupfu rwa Yesu, hoya wapi. Ahubwo pasika ni Yesu ubwe. Ariko Yesu wagombaga gutambwa ku gihe Imana yateguye, akaba igitambo cy'abari mu isi. Ku Bisirayeli ni umwana w'intama watambwaga, yatambwaga ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere. Iyo ni gahunda, ni amagambo ari muri Bibiliya. 14 z'ukwezi kwa mbere nibwo umwana w'intama yatambwaga. Hagakurikiraho nyuma y'iminsi 2, ku munsi wa gatatu umunsi w'umuganura. Nyuma y'umunsi w'umuganura hagacaho iminsi 49, ku munsi wa 50 akabaho umunsi wa Yubiri. Noneho ikibazo gihari rero, ko pasika ari Yesu, bakaba bavuga ngo pasika ngisobanura urupfu rwa Yesu, babivana hehe? Muzabambarize ba missionary mwese muri aha ngaha babarizwa muri AFGMI. Abimana iri gutuma mugende mubambarize ngo pasika ko yari Yesu. Yesu ari we pasika, umwana w'intama wa pasika. Mwebwe mukamuvuga ko pasika isobanura urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe, bongeyeho no kuzuka kwe. Mubivana kandi kuzuka byato bamaze kutwereka ko bisobanura umuganura. None pasika ni bisobanura urupfu rwa Yesu, babivana kandi Pawulo avuze ngo pasika yacu yatambwe niwe Kristo.
iki ni ikinyoma umwanzi Satani akomeje guhisha mu bari mu isi. Yarakibahishe bakomeje kukigenderamo kugeza barimbutse. Ushobora kwibaza ngo barimbuka gute? Bararimbuka kuko baracyahakana Yesu nk'umwana w'intama wamaze gutambwa. Baracyakora mu buryo bw'ibimenyetso bagaragaza ko uwo mwana w'intama agomba kuzaboneka. Kuko imihango ikorwa yose kuri uyu munsi ni imihango igaragaza urupfu rwa Yesu. Mu yandi magambo baracyashushanya, baracyagaragaza ko Yesu agomba kuzaza agapfa. Twebwe rero duhorana urupfu rwa Yesu mu mibiri yacu, turarugendana, duhora turwibuka, duhora dushimira Imana urupfu rwa Yesu, duhora turubwira abantu, dukangurira abantu kumenya icyatumye apfa. Ntabwo tugira umunsi runaka rimwe mu mwaka ngo tubigarukeho. Oya, toro rya Yesu rigomba guhorana urupfu rwa Yesu mu mibiri yabo. Nuko tumeze. So rero muzabambariza abo bantu batwita ngo twarayobye, ariko navuga ngo reka tuyobe nta kibazo, twayobye neza. Ariko bo bayobye bajya he? Twebwe dukomeje kuyoba, tuyobera ku mwami wacu kandi tuyobora mu ijambo ry'Imana ritubwira. Noneho bo ko bayobera inyuma ya Bibiliya, kuko ibyo ubabajije ntago wabona aho babikubwira muri Bibiliya. Nk'abakatolika ubabajije bo barakuzanira ibitabo byanditswe n'idini gatolika, ntago bakuzanira Bibiliya byanditse. Twebwe rero tuyobeye muri Bibiliya kuko tugaragaza ibintu bifite fact, bigaragara neza, twerekana suruse y'ikintu. Ntago tuvuga ibintu dukuye ahandi twumvise mu bandi. Ariko abo ibyo bashyizeho amakomantere yabo, suruse y'ubuyobe bwabo kuri Satani, suruse y'ubuyobe ku bajesuiti, suruse y'ubuyobe ku bateolojiya, ibintu biraho byazanywe n'abapagani bidahindura abapagani, ahubwo bituma abapagani barushaho kuba babi cyane. Ntabwo bwari ubutumwa bwiza. Uwiteka aduhana umugisha. Nashaka kongera kwibutsa abadukurikiye, haba kuri Aaroni ndetse n'abizera mwese abakristo mubarizwa muri ministries ya AFGMI. Niyo mpamvu duhamagarira abantu bose badukurikiye hirya no hino ku isi kwifatanya natwe urugamba rwo guhindura no gusenya ikinyoma Satani yubatse mu bitirirwa izina rya Yesu bari hano ku isi, kikaba kibateye gukomeza kuyoba no kujya kurimbuka. Twebwe intego yacu Mana yaduhamagariye muri iki kinyejana cyacu turimo, dusigaje imyaka mike tukakivamo tukitahira niba Yesu ataragaruka. Tugomba gusiga dukoza akantu muri iyi si, itoro rya Yesu rigasigara rikomereza aho ngaho. Uko niko ba Jean Karuve babigenje, ba Jawusi, ba Yohana Wikrifu, ba Savonarole, ba Martin Luther n'abandi bose bagiye bahindura. Ngira ngo Martin Luther niwe waherutse atangiza iki cyitwa Protestant. Ariko abo babanjirije Martin Luther basigaga abantu. Niba Jawusi abwirije ubutumwa bwiza kerekana ubuyobe bwa Kiza Gatolika, hagiraga bakurikira ubwo butumwa akicwa na Gatolika, ariko abo bagasigara. Yohana Wikrifu nawe arahaguruka arongera aragorora aricwa, ariko asiga bamaze kwizera. Savonarole arahaguruka aragorora aricwa, ariko asiga bizera. Abo bose bagiye basigazwa n'abo bantu, nibo baje kwikusanyiriza hamwe. Noneho Imana ihagurukije Martin Luther waje gukonfaminga neza ukuri k'ubutumwa bwiza bushingiye kuri Bibiliya n'ubuyobe bwa Eglise Catholique cyangwa bw'idini Gatolika. Nako ntabwo ikiri Eglise, yabaye idini, basigaye bavuga ko ari idini. So ariho ubuprotestani bwagize gute bwakomotse. Rero Imana izahora iteka ryose izana impindura amatwara mu itorero. Mu gihe ikintu cyanditse idini yongera itoranya itorero, irishyire ku ruhande, rive mu idini, yongera ryubaka ubutumwa bwiza, rivuga ubutumwa. Nicyongera gupfa yongere none muri icyo cyapfuye ivanemo itorero, kuko ikeneye umusaruro w'abantu bagomba kuzamubona agarutse. Rero abifuza kwifatanya natwe muri uru rugendo rwo kuvuga ubutumwa bwiza,
gusohoza misiyo ya Yesu yasigiye itorero atari ukwicara ngo ubeho wiga utamenye. Aho umuntu yicara imyaka 3, 2, 5, 10, 15 yigishwa ntaramenya, umubaje ngo muri Bibiliya aha nahavuga ngo ntiyamenya ibyo ari byo. Niriya jambo rigufasha muri Bibiliya ntazi iyo biva niyo bijya. Nta muntu n'umwe ashobora kubwira ngo amubwire ibyo yizeye. Uyu muntu azi ibyo arimo. None se ko Yesu yadutumye twese? Yesu ntabwo yatumye ngo ba pasiteri ngo n'aba bishop na ba kibishop ngo n'abise ngo ni ba profeti. Yesu atuma bizera bose ku isi yose. Mariko 16:15 mugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Nimuramuka mwemeye kunyumvira mukagenda, hari ibimenyetso bizagumana namwe. Ibimenyetso 5: muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzavuga mu ndimi nshya, muzafata inzoka, nimunywa ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara hato, muzarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Ibi bimenyetso bigomba kuba kubizera abanyetorero bumviye iyi mishoni Yesu asigiye itorero mu isi. Impamvu mu madini bitakibonekayo kugeza ubwo bagiye gutira izindi imbaraga, abandi bagasigaye birirwa babeshya basunika abantu bakikubita hasi ngo bagaragaze ko buzuye imbaraga, nuko batasoje imisiyo yo kugenda bicaza abantu. None babonye ko ibi bimenyetso bitababayeho, bigindi mitwe abayobozi b'ayo madini yo kwerekana ko hari izindi imbaraga zibariho. Abantu mu madini baribanira n'ibintu byinshi byabagundiriye, abadayimoni babarimo, ibyo barota, ibyo babamo, ibirwara by'inkazi, ibiki byose, kuko ibimenyetso bizagumana nabo nta bihari kuko batasoje icyo Yesu agize gute avuze. Matayo 28:19 mugende muhindura abantu mu mahanga yose, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka we, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi donde kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu warimo aravuga ngo nimugenda mugahindura abantu, 2 mukababatiza, 3 mukabigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, mukanyumvira mukabikora, dore isezerano mbahaye, nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amadini yo yicaje abantu kubigisha ngo bagende, bivuga ngo bibwira ko Yesu ari kumwe nabo, ariko ntari kumwe nabo. Impamvu atari kumwe nabo nuko batasohoje icyo Yesu avuze. Yavuze kugenda, ntiyavuze kwicara. Abantu bicaye muri izo nzu zitwa isengero bazisaziramo, bagashingurwa ngo bagiye mu ijuru, bakabaririmbira ngo aheza mu ijuru. Aheza mu ijuru ahubwo navuga ngo ahabi kuzimu, kuko ntabwo bigeze basoza misiyo Yesu. Nta mukristo ukwiye kwicara imyaka 5-10 ngo abatarajya guhamya Yesu ngo amuvuge, ngo abataramenya Bibiliya nawe ubwo ashobora kuyisoma ngo yumve kandi ayibwire n'abandi. Uwo ntabwo ari umukristo, ndabarahiye, ntabwo ari umukristo. Nta nubwo ageze yizera Yesu, ntaramwizera, arabyitirirwa gusa ariko ntaramwizera, kuko uwamwizeye Yesu aramwishurira mu ijambo rye. Niba Yesu atarakwishura mu myaka 15, 7, 15, 20 atarakwishura mu ijambo rye ngo Bibiliya wowe ubwawe uyisomere, nta pasiteri, nta bishop, nta ngo uyisome urire, wipfune, uryame, wihane, wirukanka ujye kubwira abandi ibyo wumvishe muri Bibiliya, ntabwo Yesu arakwishurira. Ni ikimenyetso kikugaragariza yuko ntabwo urizera. Uhora utegereje yuko pasiteri wawe ngari uyikubwira, bishop wawe ngari uyikubwira, ngo profete wawe ngo niwe uyikubwira, akibishop wawe ngo niwe uyikubwira, padiri wawe musenyeri ndi ngo hitumenya ngo nturizera, uracyara barizwa mu bapagani. Kuko uwizeye Yesu aramwishurira mu ijambo rye, kandi ntiwigeze wigishwa. Rero itorero Yesu abamo kugeza ku mperuka y'isi niryasohoje biriya bitatavuze. Gende muhindura abantu, 2 mubabatize, 3 mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Bwa nyuma rero ari gukonfaminga iyi mission asigiye itorero, narababwiye ngo uyu niwo murongo mukuru ukubiyemo ubutumwa Yesu asigiye itorero rigomba kujyana. Uyu murongo, iyi mirongo mbabwiye, Mariko, Matayo n'ibyakozwe n'intumwa. Mariko 13 murongo wa 15 kugeza 20, Matayo 28 murongo wa 19 na 20, ibyakozwe n'umwice cya mbere murongo wa 8. Iyi niyo mirongo mikuru
ikubiyemo misiyo Yesu yasigiye itorero mu isi. Niyo mirongo mikuru iri muri Bibiliya, Nouveau Testament, Isezerano Rishya. Utarasohoza iyi misiyo urarushwa n'ubusa. Rero Yesu mu gukonfaminga misiyo ye agiye kujya mu ijuru, byakozwe n'igice cya 1:8, yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo komamya uhereye Yerusalemu, Yuda yose ni Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. None wicaye imyaka ingana iki mu idini yawe? Mugabo, mugore, musore, mukobwa, wicaye imyaka ingana iki muri cyo wise ngo ni itorero? Itorero rya Yesu riramuvinga, ntabwo ryicara, irakora, iragenda. Niba wicaye, ubwo se wicaye imyaka ingana iki? Uzi ko Imana iri kukureba iti? Ko nta mukristo n'umwe Imana yasize muri iyi si cyangwa wabwirijwe ubutumwa bwiza ukwiye guceceka. N'umuririmbyi yararimbye ngo nubwo utazi gushyomoka, hamya gusa ko Yesu ababarira, ngo ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, ngo maze umwiginga gufashe kugira ngo nabo bakizwe. Rero nta muntu n'umwe Imana idatuma wamaze kwizera Yesu, yaba umugabo, umugore, umukecuru, umusaza, buri wese, kuko Imana ni umwarimu mwiza. Iyo rero yaguhaye umwarimu igiye gukoresha mwiza, ari imukoresheje, arakwigisha bikarangiza nawe ugiye guhamya ibyo wamenye. Naho niba ushobora kumara imyaka 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 35, uracyari mu gutanga amaturo imbere ya bishop wa paseri wawe, uracyajya gutanga icya 10, amaturo ni uhora uhaguruka ngo ukaje guterana ngo uje gutanga amaturo n'ibya 10, nta kindi kintu urakora, urahasaziye. Nagira ngo nkubwire ngo wowe uri umuboyi, uri umuyaya, uri umugaragu w'uwo pasiteri wawe, uri umukozi we, uramukorera, umushyirira mu gifu ngo yirire, ariko ijuru ntabwo rikuzi, ntabwo rigusobanukiwe. Niyo mpamvu babazanamo iyo mihango yose mukayemera. Pasika ntabwo twe tuyemera nk'abana b'Imana, mu buryo bwo kugarura uwo muhango wayo. Tuyemera nk'umwana w'intama watambwe, kandi akaba ari muri twebwe, yarazutse atugenderamo. Duhora muri Pasika iminsi yacu yo kubaho kose kuva twizera Yesu. Ntabwo rero tubyemera nk'umunsi washyizweho ugaruka w'ingaruka mwaka ngo wizihizwa ku isi yose n'abapagani n'ibihugu za leta zo mu isi n'abanyamadini, bakizihiza ibintu kandi ugasanga ibyo barimo barakora byose nta hantu bihuriye koko n'urupfu rwa Yesu, cyangwa nta hantu bihuriye no kuba tumenyekanisha Yesu. Kuko ubundi uyu munsi wakabaye ahubwo uwo kubwira abantu Yesu wapfiriye bari mu isi bakamwizera. None abantu barateka, bagura inzoga bakazigura, bajya ku mazi bakajyayo, abenjoyinga bakajya kwenjinga mu buzima butandukanye. Uwo bari mu madini bari kwitegura ngo mukanya bagiye guhita bagenda bajye kwiyakira, bakora n'uburyo bwose bajya banavanga amasaha arangiye, banavuga ngo iyo minsi mikuru baryoshye. Ubu mu bihugu byose, mu migabane yose, Afrika, Uburayi, Aziya, Amerika, Oceania, ubu hose niko bimeze. Kandi ni wo munsi wo gukoreraho ibibi byinshi. Ubundi nyine niba ari umunsi koko wizihiza, wakabaye umunsi ahubwo wo gukiza abanyabyaha. None ahubwo ni umunsi wo gutuma abantu barushaho kuba babi kurenza iyindi minsi yose. Abanyamadini bo bakabyiziriza mu mazu yabo bisisengero, bibereyemo ngo bari kubyizihiza. Bateguye abana ngo bigishiza nyigisho, bateguye ibiki, ariko nta mpinduka. Ahubwo mwagasohotse mukirukanka mukajya mu misozi, mukarangura mukinjira mu ngo z'abantu, mukabashyira iyo Pasika ari we Yesu, bakamwizera, atari kubyiziriza mu madini. So ushaka kubana natwe ugafatanya natwe muri urugendo, uraza turakwakira, ntago twe tukwangira. Urareba kuri screen yawe urimo kurebera iki kiganiro kuri Iron TV, screen ya telefone cyangwa se ya TV yawe, urebe hasi muri description ya YouTube channel yacu, urasangamo nimero zacu, uduhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp. Hanyuma kandi ukomeje hasi harimo intego za Iron TV. Izo ntego ujye munsi yazo neza,
urasanga link ya WhatsApp, ukoreho hanyuma uze wifatanye natwe. Cyitonderwa, umuntu uza kwifatanya natwe ni umuntu wamaze kumva ubuyoba amadini afite n'uburyo mu madini nta butumwa buriyo, kandi niyo wabuhabwa wowe utabujyana ngo babwemere. Sinzi rero ukuntu ushobora kuguma mu idini kandi ukigishwa ukuri nk'uko nguko ukajya kukwicarana mu idini, kuko uko kuri tukubwira ukujyanye ukakwigisha imbere y'abantu. Pasiteri wawe yahita kwambura microphone, bishop wawe yahita kwicaza hasi, wareba ne bakaguteza leta bakanagufunga. Bivuye ngo rero uko kuri ukeneye kubohoka wokakuvuga utakuvugiye mu idini, kuko idini ntabwo rikwemera. Amadini yanze kwemera Bibiliya, yemera imihango yose itari muri Bibiliya. Iyo rero uza kwerekana Bibiliya ikivuga ukuri kuzuye kwa Bibiliya, batanye kuvuga ati wa mwana we genza gake, gabanya nagaruko, naga ibintu byose umuntu abivuga, kigerageza ugabanye. Naga ibintu byose umuntu abivuga baragukomanga, wabana n'akavangura tunaniye ubaye kinanira abayobozi bawe kandi ngo bakumvira bakuyobora, byanze banaguteza na leta. Rero ntabwo wakumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nk'ubu bw'ukuri ngo ukomeze kujya mu idini ngo uvuge ngo hari icyo bizakumara, n'ubundi urarushwa n'ubusa. Turaguha ibyo gumana gusa se? Oye, turaguha ibyo ujyana ugiye guhindura abandi, kandi mu idini ntabwo wabo bahinduza ngo babwemere, kuko bazi ko bamaze gukizwa bajya mu ijuru. Niyo mpamvu tukubwira ngo banza usohoke mu idini, kuko nta gakiza kariyo, nta n'ubutumwa buvugirwayo, ntiwanda buvugayo n'ibyo wamenye ntiwabitangayo. Ugiye kubitangayo ni intambara bakugira nk'ibyo Yesu bamugiriye ubwo yigishaga mu isinagogi avuye mu butayu mu masengesho y'imisi 40, ngo ahereye mu isinagogi ya mbere ahitwa i Nazareti, niwe yahereye mu isinagogi. Arangije asoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, mu mwuka w'Umwami Imana ari muri njye, muri cyo gituma nsigiye kugira ngo ngwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, bwantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa no kuvura ibisenzegeri, ngo no kumenyesha abantu umwaka Umwami wacu agiremo imbabazi. Arangije kubivuga arahagarara babwira ngo nagira mbabwire ko uyu munsi ibyo bisohoye hagati muri mwebwe. Ati niko, ariko Mesiya wenyine ugomba gusohoza ibyo ngibyo? Wowe uri Mesiya urinde uvuga ngo ibyo ngibyo ngo ni wowe bisohoje? Ngo birasohoye. Barahaguruka. Yesu ati nimuzabura kunshira umugani ngo muvuzi wivure. Yose ahita ajya kwerekeza ku musaraba, ubwo bamubwiraga ngo ikize natwe dukize. Arimo kubereka yuko ari we koko usohoje ubuhanuzi, anabinyuze mu buryo bw'imigani, avuga ati ntimuzabura kunshiraho imigani ngo muvuzi ivure, kuko bajavuga ngo niwe Mesiya. None se ko tuzi ko Mesiya ari uzasohoza ibyo ngibyo? Aho ari injiji mu myaka bamaze basoma ubuhanuzi bwa Yesaya, babwiga mu masinagogi. Ubuhanuzi Yesaya yarahanuye kuri Yesu, bamaze imyaka basoma igitabo cyo kubara kuri Baramu ukuntu yahanuye Yesu, bamaze imyaka barimo gusoma ubuhanuzi ni Mika, ubuhanuzi bwa Mika naho Yesu azavukira i Betelehemu mu murwa wa Dawidi. Ibi byose bahoraga babisoma mu masinagogi mu masabato, buri mu masabato. Ariko kuko imitima yabo yari inangiye kandi yishimira iby'umubiri gusa, batitaye ku cy'Imana ivuga mu ijambo ryayo, ntibigeze bayishurirwa neza ko ari Mesiya waje. Ntibigeze bayishurirwa ko ari uvuze kandi ari we wahanuwe. Uzi ukuntu bamugenje? Bamusohoye bamwirukana bajya kumujugunya mu manga. Nawe rero uri umunyedini ugashaka kuvuga ngo uriga ibintu nk'ibi ngibi ngo ujye kubitanga mu idini, ibyo bakoreye Yesu nibyo bagukorera. Kuko pastor leta avuga ati sha ushaka kuneza leta, sha ushaka kwereka abakristo ko nabayobeje, sha. Kuko ubutumwa bwiza bw'ukuri bw'ubwami bw'Imana bwishura ikinyoma cya Satani mu bantu. Iyo ubuvuze rero bishop wa pastor wawe, umushumba wawe, uwo wita ngo ni umwungeri wawe, ahita atangira kugaragara imbere y'abayoboye yuko ibintu yababwiye bitari byo. Icyo gihe rero ikintu akora atangira kukurwanya wowe, agatangira kukuzimya ngo utongera kuvuga ibyo bintu. Mu madini nta butumwa bukivugirwayo. Mu madini ya Gikristo nta nubwo bashobora kwemera ko ukuri kuvugirwayo, kuko bamaze kwihuza n'ubutegetsi bwo mwisi. Kandi politike z'isi nazo zifite gishorera gisunika, uzisunika uzerekeza ikuzimu.
ni ukuvuga ngo twagiye tubasobanurira uburyo politike zitegetse iyi si, ziyoboye iyi si mu bihugu byose. Bafite abayobozi b'ibihugu bafite indi miryango ibasunika, nayo iyo miryango ifite gisunika wayo wa Satani, ku buryo uzasanga rimwe na rimwe politike z'ibihugu mu isi ziza zisopanya n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Iyo rero uko kuri k'ubutumwa bwiza ukuvuze, umuyobozi w'idini atakubwira tutaneze umuyobozi wa leta. Uramenye ntuzongere, kuko bamaze kwihuza. So bene data, twagira ngo dukangurire abantu bifuza kwifatanya natwe kugomba kuba wavuye hehe mu idini, hanyuma wifatanye natwe tugendane. Turashimira rero abari badukurikiye kuri Iron TV mwese, Imana ibahumugisha cyane, kandi biravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Niba ushaka kubatuka, menya ukuri kuzakubatura. Niba utabishaka, bireke. Abagenda barakomeje, ntituzacogora. Mana nibishaka tuzahurira binguni, niba yarakugiriye ubuntu. Kandi niba nyine uruwo kurimbuka uzarimbuka, kandi koko kigaragaza ko uruwo kurimbuka nuko ugaye ubutumwa bwiza kandi ibyo tukwereka biri muri Bibiliya. None se uzakomezwa n'iki mu gihe wakana Bibiliya kandi uyitirirwa ko ariyo iguha kwizera? So turabakangurira kumenya no gusobanukirwa kuri kw'ijambo ry'Imana, tugasubira kuri suruse y'ijambo ry'Imana, akaba ariho tuyoboka. Tukareka kuyoboka amagambo y'abantu bitirirwa ngo n'izina ry'Imana, ngo n'abayobozi bayoboye itorero kandi baharanira inyungu zabo bwite, ubutunzi n'icyubahiro cy'isi. Buri mukristo wese uvuga ko yamaze kwizera ku isi asabwa kuza muri Bibiliya. Turamukangurira, turamuhugurira gufata Bibiliya akayisoma. Icyo cyonyine kizakumenyesha ukuri ku byo tuvuga, kandi icyo gihe uzatugira inshuti. Naho mu gihe utaremera Bibiliya ngo umve ko mbere yuko bishop ashyira ukuboko kwawe muri Bibiliya ngo akubwire, mbere yuko pasiteri wawe ari ubanza gukukorera muri Bibiliya, ukamenya ko ari wowe wa mbere ugomba kubanza kuyibamo, tuzahora turi abanzi bawe imbere yawe. Ariko umunsi wemeye kurambya muri Bibiliya ukayibamo, uzabona turi inshuti nziza, uzabona turi abagenzi beza. Naho utarabyemera, uzadufata nk'abagome, uzadufata nk'abayobya abantu, uzadufata ko turi babi, uzadufata ko tuca imanza, uzadufata ko turwanye itorero, nuko uzadufata. Mose Yesu ntibamwise ngo ni Belzebuli, umutware w'abadayimoni? Ababimwitaga ni bande se? Si abari bahagarariye iyobokamana rizima se rya Isiraheli, Imana ya Isiraheli? Abo bahoraga basoma ubuhanuzi, basoma amategeko ya Mose, sibo bise umwami wabo wabiremeye, ari nawe wabahaye ubwo butumwa, ari we bakuye mu Misiri akagendana n'abari inkingi y'igicu ku manywa, nijoro agahinduka inkingi y'umuriro, akabayobora, agahinduka marayika bambukije inyanja itukura, akabagaburira amanu, akabahindukira amazi bakanywa, bagakumukubitaho bakanywa. Si we wagarutse aje no kubapfira? Si nabo bamwihakanye, nabo bamuhanuye bakavuga ngo uri Belzebuli, uri Satani, wowe uri umutware w'abadayimoni, uri Satani wuzuye, wowe uri Satani. None se rumva Yesu nyir'ubwite niba baramwise Satani, twebwe muzatwita abandi? Mwebwe abanyamadini muzatwita abandi se? Niba abanyamadini baramwise Satani, mwebwe muzatwita abandi? Kuko murinjije, mwahisemo gukomeza kwa mubujije. Ariko mushaka kujijuka, ukurikira ubutumwa bwiza, mwumva ibyo tuvuga. Namwe mukore mu bushakashatsi bwanyu, mushakashake, mumenye, murebe ko ibyo tuvuga atari ukuri. Naho niba mutabyemeye mukemera ibyo padiri papa wawe yakwigishije, padiri wawe, arkiyepiskopi wawe, musenyeri wawe, karidino wawe, nuza wawe, uriya harya babita ngo iki, jada masenuri babita ngo iki, ababikira ni abamaseri, akaba ari byo wakurikiye, ukemera bishop wawe ngo apotere wawe, ukemera ngo profete wawe ngo ibyo yakwigisha ngo nukuri, kandi nawe ufite Bibiliya.
muzagenda muzagwa ruhaba, ntabwo muzabona ijuru. Ariko niba ushaka kujya mu ijuru, soma Bibiliya. Niyo mpamvu Yeremiya 6:13 yavuze ngo nimuhagarare murebe. N'Uwiteka abivuze ngo Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi muwaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariho munyura, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Abantu bararushye, urarushye mu mutima wawe, umutima wawe urananiwe. Kuki unaniwe se? Nuko utigeze uhagarara mu nzira nyayo. Yeremiya ati rero nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Aho inzira nziza iri aba ariyo munyura, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Shaka kuruhuka. Yesu ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, kandi mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko nkoreka utaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye. Matayo 11:28 niko havuga. Yesu niwe karuhura, Yesu niwe uruhura abarushye. Izo nzira bakunyijemo nyinshi z'imyemerere y'ubuyobe, niyo mpamvu warushye mu mutima wawe. Gukizwa byarakunaniye, guhinduka byaranze. Iyo wageze kwa Yesu, ku nzira yitwa Yesu ukayihagaramo neza uvuga ngo nyigezemo, uraruhuka mu mutima. Si mu mutima gusa, no ku mubiri uraruhuka. Niba ushaka kuruhuka rero, kurikira ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana, fata Bibiliya, Yesu akuruhure. Rero nicyo twabakanguriraga, Imana ibahumisha cyane. Ubundi mukomeze kubana natwe kandi mudufashe gusharinga ubutumwa bwiza, mubwira abantu bumva ubutumwa bwiza. Igihe kirageze kugira ngo kuri ushyirwa ahagaragara. Imana ibahe umugisha, turabashimiye mwese. Shalom, shalom, shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu.